makuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. No Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Muraho dukomeje kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, tunabahaye ikaze mu kiganiro isesengura makuru cyo kuri wa mbere tariki 9 ukwezi n'Nzeri cyangwa se ukwezi kwa 9 2024. Krema umeze neza? Meze neza nta kibazo uretse ka grippe numvaga agiye kunyataka. Burakora sport cyane. Shake n'ibyumwa bikomeye cyane. Cya bintu ngo bibi bishyushye cyane ariko by'ubwihariko atari bikonje. Yes, Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente amaze kugeza ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, abasenateri n'abadepite gahunda za guverinoma z'imyaka 5 n'imyaka 5 ya manda ya Perezida wa Repubulika. Abanyarwanda bamuhaye icyizere cyo kongera kubayobora. Ese ni ikibazo agiza ku Banyarwanda? Ubwo turaza kubigarukaho gatoya, tunagaruke ku bijyanye n'ibibazo byo mu miryango y'Igicumbi. Hari umuryango washyingiranwe ariko ntiwamaranye icyumweru kuko umwe ari mu bitaro undi arafunzwe kubera kunanirwa kuganira ku mitungo bahawe mu bukwe. Turaza kubigarukaho gatoya. Tunajya ku wundi mupasiteri nawe wicaye iwe mu rugo hano mu mujyi wa Kigali avuga ati ibiryo byo mu rugo ntekerwa n'umukozi n'umugore ndabirambiwe. Ati madamu fata isakoshi tujye muri hoteli tujye kuba ducumbitsemo gatoya. Amaze mu kwezi baramwishyuje ati nta mafaranga mfite, bati reka duhamagare ribi bigucumbikiye. Ati n'ubundi bashatse kurya iby'ubuntu. Ati hari n'ibigori by'ubuntu bya leta nabyo uyu mupasiteri wo muri Zayoni wahozemo nawe ari kubirya, ari kurya ibya leta nabwo ku buntu, ari kurya ibigori nabwo. Ko azabyishyura mu bundi buryo. Iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho. Turaza kuva mu Rwanda tujye muri Tanzania. Ibintu si bimeze ntabwo bimeze neza na gato kuri Samia Suluhu Hassan. Hari umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yakuwe mu modoka yitahiye akurwamo n'abantu bataramenyekana, aragenda bamwica bamaze kumukorera yica rubozo. Samia Suluhu Hassan ati ibi bintu ntabwo bikwiye. Turaza kugaruka kuri iri jambo rye. Tukiri aho ngaho mu karere, igihugu cya leta cya Kongo Kinshasa cyazanye n'ubundi umwuka mubi mu muryango wa East Africa, mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, aho ibi bihugu biherutse mu Bushinwa kimwe n'ibindi bihugu bya Afrika basinya amasezerano n'Ubushinwa, ibihugu bihuriye muri uyu muryango no kuba byafatanya mu bijyanye n'umutekano na polisi ya IPCO y'uyu muryango n'igihugu cy'Ubushinwa. Ariko Kongo yanga kuyasinya. Eti muvuge muvuyeho mu gihe ibihugu byo muri uyu muryango bitari byavuga ko u Rwanda rudutera, ntabwo ayo masezerano tuyasinya. Yego. Tukiri muri Kongo kandi intambara irakomeje. Ni amakuru amaze iminsi M23 iratabaza ati agahinge ko leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayubakishe turabigenza gute? Atari ko turirwanaho bikiri mu ntambara. Abandi ba perezida bahuriye mu Bushinwa muri Afrika, Perezida Kagame yaganiriye na Ruto yego wa Kenya. Ubwo rero abakongomani bati bati natwe rero twagomba kuganira n'inshuti yacu ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Yego. Bati niba bari abanzi bacu baganiriye natwe tugomba gushaka umushuti wacu tukaganira. Turaza kubigarukaho. Tugire ku makuru y'intambara kandi hari indi ntambara ishobora kwaduka vuba muri Afrika. Ni intambara ishobora guhuza Ethiopia na Somalia ariko hihishwemo igihugu cya Misiri. Ese no kubera iki
turaza kubigarukaho umwanya n'utubana munini, turaza kureba no ku bindi ku yandi makuru avugwa kure y'umugabane wa Afurika. Ikiganiro kizahuza ejo abakandida ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump na Kamala Harris. Yego. Turaza kubigarukaho n'andi makuru mu burasirazuba bwo hagati. Tubahaye ikaze rero, mbere yuko tujya kuri aya makuru ariko reka tubanze muri Korea Automobile High Technology kwa Engineer Elia. Hano uko mubibona ni amavuta ya moteri, amavuta abajyanye na tekinoloji y'imodoka, imodoka nshya z'ikoranabuhanga nk'uko tujya tubivuga, z'ama-GDI, ama-hybrid. Maintenance nayo bigendana n'amavuta ajyanye na tekinoloji yubatse ikinyabiziga. Ntabwo bikiri kugenda gusa ngo umuntu ahindura amavuta agera ahantu avuga ngo munsukiremo. Oya, imodoka igomba gukorerwa maintenance bijyanye n'ubwoko bw'amavuta ajyanye n'ikoranabuhanga rigize ya modoka. Niyo mpamvu mubona aha tuba tugiye gukoresha amavuta ya Murugen cyangwa New Generation, amavuta afite ubushobozi bwo gukoresha izi modoka zifite amamoteri y'ikoranabuhanga. Nyuma yaho nko ku modoka y'amazutu dukoreshamo muri tanka yayo, dukoreshamo iyi miti ya super oil, super diesel, kugira ngo tubashe kumaintain ko nkuko mubibona ama injecteur y'imodoka izi za common ray zayo, iyo tumaintaininze dusutse amavuta tuba tuyashize mu gice cya moteri. Ariko moteri ntabwo ikora yonyine, ifite izi utumoteri tundi dutoya nk'ama injecteur, ama systeme ya essence ayifasha nayo kugira ngo ya mazutu yinjiremo. Bityo natwo kubera ko dukora nka moteri dukenera maintenance. Iyo tumaze gushyira amavuta muri moteri tuba tugomba no gushyiramo uyu muti muri tanka yayo. Umuti tuwushyira muri tanka ya mazutu, ariko objectif ari kugira ngo wa muti uze muri systeme winjire muri utumoteri tundi dutoya, aya ma injecteur n'aya ma pompe. Murabona ifite icyo bita pompe, high pressure pump, nayo ni pompe irakora, ikenera amavuta, kandi aya mavuta dusuka ntago yo abasha kugeramo aha muri systeme. Niyo mpamvu tuba tugomba gufata iyi miti nko ku modoka za mazutu, iza essence tugakoresha izi za fuel cleaner ndetse n'izi za octane. Murabona izo bita ngo ni octane plus. Iyose ni imiti igenda ikinjira muri system ikaza gukora maintenance muri utu tumoteri tundi duto, kugira ngo natwo tubashe kugira geressage, tubashe kuvamo imyanda, bityo moteri y'imodoka cyangwa imodoka muri rusange ibashe guhora itanga umusaruro itangiritse kandi itananije nyirayo. Kuko igihe gishira iyo hatabaho gukoresha izi produit bibasha gutuma aya masysteme yangirika. Nubwo umuntu yabashyiramo amavuta ya moteri, aya masysteme yamara kwangirika ugasanga imodoka yawe wowe wibwira ko uyimaintaininga neza ariko utayimaintaininga byuzuye, igahora yangirika. Niyo mpamvu izi produit zindi ari ngombwa kuzinjizamo kugira ngo zibashe gufasha aya mamoteri mato, amapampu ziko guhera muri tanka ya mazutu. Harimo pompe ibasha kuderivaringa ya mazutu cyangwa essence yizana muri moteri. Iyo pompe nayo ni imashini busha, ikenera maintenance. Niyo mpamvu hashyirwamo iyi miti, aya maproduit chimique, aya maprolines cyangwa additives. Iyo ya fuel iza kugira ngo igere muri moteri nabwo ibasha kunyura muri high pressure pump. Iyi high pressure pump nayo ntago amavuta abasha kuyinjiramo. Murabona ahantu iri, iyi nayo uko yestaye ni pompe ikenera maintenance, kandi nta buryo bwo gusukamo amavuta nk'aya buhari. Izi produit iyo zinjijwe muri system ya fuel nizo zibasha kuza zikamaintaininga ya pompe, ikabasha gukora neza ndetse by'igihe kirekire, ikarinda ko ibasha kwangirika. Kimwe nuko mubona iyi ni common ray, murabona ko yestayeho ama sensor, iriho sensors. Izi ni zituma computer y'imodoka ibasha gukontorora iyi system ndetse no kuyikoresha. Icyo gihe nazo bikeneramo maintenance cyangwa nettoyage, kandi murabona ko n'icyuma gifunze nta kuntu umuntu yabasha gukoramo imbere. Iyi miti rero, aya maproduit mubona, iyi miti mubona inyuzwa muri essence niza kugira ngo ikore isuku mu guhanagura ya masensa ndetse no kubasha gukora maintenance muri ya pompe d'injecteur cyangwa se n'ama injecteur ubwayo, bityo bibashe guhora bikora biri kiriya. Iyo umuntu afite imodoka agahora amena amavuta gusa atashyiramo izi produit, igihe kiragera imodoka yikangirika cyangwa moteri yikangirika ikiri nshyashya. Ni muri urwo rwego mubona muri maintenance yacu tuyikora ariko twifashishije n'izi produit, binadufasha bikanafasha n'abakiriya bacu cyangwa abantu duha serivisi kuba ibinyabiziga byabo birushaho kuramba, bihora bikora neza, bihora
bidafite ibibazo, ugasanga umuntu afite imodoka yikoresheje imyaka 5, 10 yarayiguze ari okaziyo ariko nta kwangirika kubaho. Bamaze kubimenyera yuko kwa Eliya hariyo n'ishuri bashobora guhugura abantu bakiga ibijyanye no gukora imodoka by'umwihariko zikoresha ikoranabuhanga. Hari abantu bize kera imodoka hazi izingizi zidakoresha ikoranabuhanga, ariko ubu ngubu mushyira imodoka ikoresha ikoranabuhanga yakora akababwa, kandi nta mpamvu yo kubabwa. Wagenda ukagenda ukihugura nawe, Eliya akakwigisha, hanyuma nawe ugakorera abandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Ukeneye kwiga imyaka ufite iyo ari yo yose, icyiciro burimo icyo ari cyo cyose, ushobora kuba usanzwe ubikora cyangwa utabikora, wagana hari igikondo hanyuma akagufasha. Si ibyo gusa, kubera ko n'abafite imodoka zisanzwe baguze by'umwihariko zikoresha ikoranabuhanga, bagenda hariya igikondo akabafasha, akabigisha, akabahugura, gukora bizi ko buri munsi n'ubundi dutegurira inyigisho kugira ngo dutunge imodoka, ariko tumenye n'uko tuzitaho kugira ngo irusheho kugenda neza cyane. Kwa Engineer Eliya rero igikondo, Engineer Eliya buri munsi abafite ibyo yaduteguriye agomba kutugezaho nk'ubutumwa bufitiye abafite imodoka n'abifuza kuzitunga akamaro, ngira ngo kuri abo ngabo waruvuze bashobora no kujya kwigayo gufatayo ubumenyi, baraza kubyumva. Minisitiri w'Intebe mu byo yabwiye abadepite ababwiye ngo mu mirimo tuzahanga dushaka no gushyira imbaraga mu magaraje abantu bakora imodoka, kandi none ubwo ngubwo bagomba no kuvugurura amagaraje, ubona ko hamwe na hamwe akirimo ibibazo. urumva niba leta iri gushyiramo imbaraga kugira hub ya tourist, abantu bagende bige gukora imodoka mu buryo bugezweho. Yes, twigarukire rero mu makuru yacu. Eliya baramwumvise. Mbere rero tujya kuri ibi bya muri izi gahunda z'imyaka 5 ya guverinoma y'u Rwanda bizageza ku banyarwanda, tubanze twigire muri ibibazo biri mu miryango, kuko nabyo ngira ngo bijyanye n'imibereho myiza. Ubundi leta wereye kuri NST1 mbere ya 2010 leta yagiraga intego enye z'ingenzi. Urazizi? Intego zigabanya ibyishingiraho mu gukora ibikorwa byayo ni ubukungu, imibereho myiza, yego, n'imiyoborere. Kera rero habaga hariho n'ubutabera, ariko nyuma ubutabera baje kubushyira muri mu miyoborere. N'ubu ngubu rero izo gahunda nizo zagendewe muri NST1 nazo zagenderwaho muri NST2. Yego. Iyo rero haje mu mibereho myiza, urumva n'ibi by'imiryango byo birimo. Ngira ngo kaduhera Igicumbi mu majyaruguru yatangaje abantu cyane. Yego. Aho umugore rwose yafashe umugabo we amukubita ishoka, bananiwe kumvikana mu kugabana no gucunga kado cyangwa se impano bahawe mu bukwe bwabo. N'umugore witwa Bantegeye Yvonne wo mu murenge wa Nyankenke mu karere ka Gicumbi wakubise ishoka umugabo we witwa Selemani inyuma y'icyumweru kimwe bashyingiranwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gaseke akagari ka Kigogo mu karere ka Gicumbi. Ni inkuru y'umuseke turi gusoma. Abaturage bavuga ko kugira ngo uyu mugore akubite umugabo we ishoka byaturutse kutumvikana ku mikoreshereze y'impano bahawe mu bukwe bwayo. Ubwo ni bizwi nka kado. Bamwe rero mu baturage baganiriye n'itangazamakuru rya TV1 umuseke ukesha iyi nkuru bavuga ko uwo mugabo basezeranye ku cyumweru yabajije umugore ku byo bari bahawe mu bukwe, ati ko dufite ideni kandi ideni tukaba twarikoresheje mu bukwe bwacu dushyingiranwa, tukaba tunariziranyeho, tugafata bimwe mu byo baduhaye tukabigurisha tukagabanya ideni. Umugore ati vuga uvuye aho, ati ibintu byose baduhaye nta na kimwe cyawe kirimo, ibintu ni ibyanjye, nta na kimwe gikwiye kuva aha ngaha, byose ni ibyanjye. Amukubita ishoka. Murakibaza abantu bashyingiranwa ubundi barategurwa, bakundana. Ikibazo ntabwo ari ugutegurwa, ahubwo baba bari tayari. Kuko biriya byo ni abantu bihuza babiri kugira ngo abantu ishoka izemo nta n'ukwezi mumaranye nta n'iki. Nawe ubundi urwo rugo urumva rwari ruriho, uru rugo urumva rwari ruriho rupfuye mu iterura. Ibintu byo gukunda ibintu byari byarahanuwe kera, ariko ntabwo twinjiza twumva ko bizakorwa kugeza kuri uru rwego. Ishoka bundi abantu benshi ishoka urayireba ukababwa. Amakuru rero yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ko wakubiswe ishoka cyangwa ku bitaro, ubu ngubu bari mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK bya kaminuza. Umugore nawe ari kuri RIB ati dufite icyizere wenda ko umugabo wakubiswe ishoka ashobora gukira, tumwifurize natwe gukira. Yego. Ariko umugore ufata ishoka agakubita umugabo we nta n'icyumweru kitarashira bashyingiranwe. Bivuze ko batari baziranye aba bantu n'ubundi, nubwo bakundanye bakagira ubwo bajya gushyingiranwa, ariko urukundo rwabo rushobora kuba ari urutsindirano, cyangwa uyu mugabo akaba yarakurikiye ibintu ku mugore mo kimwe. Abantu bashakanye imiryango ibirimo kweri bibizi, cyangwa n'abantu bihurira gutya bagahura bakagendana.
hano nababwiye ngo ucukumbuye neza ushobora gusanga uyu mugore wenda yararushaga umugabo mu buryo bw'ubushobozi. Nanditse mu buryo bw'ubushobozi kandi wumva ko icyo bapfuye ari iyo mitungo nyine akumva yuko nyine umugabo atayifiteho ijambo ari ugomba gufata ijambo rya nyuma kuko imitungo ayifata nk'iye. N'ubundi niko inkuru ivuga ko umugore ashaka kwiharira ibyavuyemo hariya. Ariko kibaza noneho iryo deni ryari kuzishyurwa gute, akirengagiza ko niba baranasezeranye ibyo basezeranye byose bagomba gufatanya. Ubona yuko rero ibijyanye n'umuryango harimo ikibazo gikomeye, ntekereza ko cyagombye no gushyirwamo imbaraga muri iyi myaka 5, kuko bitari ibyo niba umuryango ari ryo shingiro ry'igihugu, ibyaha bikorwa byose byaba ari impfabusa. Kuko buriya ntabwo igihugu cyaba kidafite umuryango utekanye, umuryango umeze neza. Ariko se igihe ibyo mvuga ibintu byo gusezerana, niba barasezeranye mu murenge, niba barasezeranye hehe, abantu bo mu matorero nibo bagakwiye guhabwa imbaraga, kuko nibo bagira umwanya wo kumarana n'abantu no kubigaho no kugira gute. Akaba aribo bajya bafata izo nshingano zo kujya basezeranya abantu bakamenya imiryango. Mbere yo gusezerana ahubwo rero byagombye guhera, kuko baza ku munsi wa nyuma ntawe uzi ngo bavuye he. Umurenge usibye kubamanika n'iki, nta zindi procedure zibaho zatuma umuntu atangira kwishisha undi n'amakuru menshi aza. Ariko ku murenge se ko bahaza iminsi nk'ibiri baza baje kwandikisha garuka baje gusezeranya, bashyingiranwe nta n'icyumweru bamaranye. Ariko ahangaha none kiba kirimo kindi ni ukudaca bugufi kumwe bose kuzamuka. Vuga ngo undi umugabo azamutse, umugore agomba guca bugufi. Abona ko umugore ibintu yabikunze cyane akamwihorera rwose, ibintu byari kugeraho ntabwo byari kugera kuri uru rwego. Hari abagabo rero bakomeza kwitwa abagabo nyine, kumva yuko byanze bikunze nawe atava ku izima, agomba gukomeza guhatana. Ntakamenya yuko ibintu byahindutse. Ariko nanone umugore nanone kugira ubwo bagira amakimbirane yo gufata ishoka ukajya ubundi ishoka imenyerewe mu kwasi nk'ishoka kwicisha umuntu ishoka. Ntiyamwishe yego ngo bararwaye, ariko urumva niho byaganishaga. Haba hari ibintu bibiri, kuba yagaruka bakabana cyangwa bagatandukana. Iyo divorce yo mu cyumweru kimwe nayo rero, iyo miryango yashyingiranywe nayo urumva amakimbirane n'ubundi hagati nabo ntibari kurebana neza. Kuza akavuga ngo nabikoreshejwe n'umujinya siko nteye, kuko urumva nta bantu buri utazi ngo bamenyanye gute, bakuranye igihe kingana gute, ntiwamenya. Ariko nanone ntabwo gusa uyu mugore yitwaye nabi pe. Buryango nyarwanda ufite ikibazo, kuko urumva ntabwo bisanzwe ko mu cyumweru kimwe. Hari imvugo bandi batagikunda cyane, vuga ngo umugore ni umutima w'urugo, ariko umugore ukubita ishoka se umugabo aba akiri umutima w'urugo buri wose umutima arawufite uwo. Kandi ngo urugo umugore bizambiye ku mugore n'ubundi ngo biragorana, kuko akenshi burya ngo ugeze mu rugo ukabona uko rumeze, umenya uwo mugore urimo uko ameze nawe. Ariko rero niba umugore afata ishoka, nabonaga abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati yaramwashije, kuko niyo kinyarwanda cyiza kuko ishoka irasa. Ukavuga uti uyu mugore ujya gufata ishoka, noneho ibintu banapfuye ari ibintu, hari ibintu abantu bumva bafitanye amakimbirane bapfa, ariko hareba nk'ibi ngibi bapfuye hano. Bapfuye se n'ubundi amakimbirane menshi ashingiye ku mutungo, ashingiye umugore niba yaravuye ku ihohoterwa, ubukwe bwarangiye imitungo yayibariye, avuga ati izi mpano baduhaye. Umugabo nawe ahangayikishijwe n'amadeni. Buriya ni cyo kibazo mu rugo, ibibazo mu rugo, abantu babiri baba bari mu rugo buri gihe, ibibazo biri mu rugo ntabwo babifata ku rugero rumwe, kandi nicyo kiba gikenewe. Hanyuma umugabo ahangayikishijwe n'ibibazo by'urugo, undi umugabo cyangwa umugore umwe muri bo ahangayikishijwe n'ibibazo by'urugo, undi ahangayikishijwe no kuryoshya, yego, no kubaho neza, no kwambara neza, kurya neza, kubaho neza. Undi icyo gihe rero urugo biba bigoye kurubaho. Noneho bishobora kuba byaranapfuye mbere. Ubundi rideni umugabo yamubwiraga irideni, ubu ntabwo yari bariziranyeho. Ubundi se nanone ikibazo cyo gute mu ideni, nanone kora bikeya bijyanye n'ubushobozi ufite. Ubundi kugira ngo umuntu agukubite ishoka ari uko munaniwe kwishyura ideni, ubundi iryo deni mwaryumvikanagaho. Nibyo ndi kwibaza hariya. Iryo deni ryari ry'umuntu n'uburyo ku ruhande rumwe n'urundi. Niba mutararyumvikanyeho rero n'ubundi icyo gihe n'ubundi byari kugorana ko muzaryumvikanaho mu kwishyura. Wumva ko hano inkuru wenda isa nkaho
kuko ba nyir'ubwite rero bagatanze amakuru nta n'uruhande rwabo ruba rurimo ari ibintu biba byagize oya ariko ibintu bitangira mu ikubitiro ariko urumva aho ngaho haracyariyo utuntu twinshi iri deni umugore ashobora kuba wenda umugabo yararifashe umugore atabyemera cyangwa atabishaka umugabo akaba yararifashe cyangwa umugabo akaba avuga ko ryakozwe mu bukwe atariho ryakoze oya ryari iry'ubukwe ahubwo icyo twareba ni ikihe cyatuma umugabo ahangayikishwa n'ideni aho twatera intambwe umugabo ashobora kuba ari we warifashe kandi mu kurifata nanone bishobora kuba byari bigamije mu kuba byashimisha umuryango umugabo n'umugore bose urugo n'abataha ubukwe imiryango ariko nanone akaba yararifashe umudamu atabishaka akaba yararifashe wenda kubera ko hari ibyo yaba yarabeshye mbere y'ubukwe yarabeshye umugore ko abifite nyuma akaza kumubwira ko ntabyo akamubwira ati ngiye gufata ideni umugore akabona nta kundi ati nta kibazo umuntu ashobora kwemera ariko burya atemeye kuko n'ubundi nta garuriro ariko akavuga ati ntacyo ndakwibikiye nubwo mbwa arakugiye kurigira ariko uzaryishyura wenyine kubera yuko wenda ibintu byatuma ufata ishoka ukakubita umuntu biba ari ibintu byinshi kuko niba abantu barakundanye bakagira bajya gusezerana ubundi twari tumenyereye ko abagirana izi akurushaje zo kuba bakwicana ni abamaranye igihe yego harimo ibindi bibazo bikurana gucana inyuma kugira gute ihohoterwa guheza ku nkeke ibyaba bishingiye ku mutungo gusahura umutungo ariko kuba abantu nta n'ikimwe baramarana bigaragara ko ku ntangiriro uyu mugore ashobora kuba yarahuye n'ibibazo ananirwa kwiyakira ananirwa kubiyungurura ngo bituriye none ukibaza hari gucura iki nk'uyu mugabo noneho iyo abikora atabwiye umugore iyo akora iki iyo afata izi mana akajya kugurisha akishyura iryo deni umugore atabizi ni ukuvuga ngo n'iki cyumweru n'ubundi ntabwo ibi bintu babiganiriye umunsi umwe byaratangiye birakura muri kino cyumweru kimwe ahubwo nta nubwo cyuzuye basezeranye ku cyumweru iyi nkuru yasohotse ku butsi Inyarwanda ifite ibibazo w'ejo katuve kuri aba ngaba rero bakubitanya amashoka tujye ku mupasiteri we wavuze ati ibiryo byo mu rugo ndabona bitakiri kuryohera nta kanovera karimo ase no kurara n'icyumba cyo mu rugo nacyo ndabona nagiye kuvuga nti kushobora kujya kurya muri hoteli ariko no kuryama se uburiri ndabona nshaka guhindura miriye ubwira umugore ati fata itunganye neza ufata imyenda yanjye uyizinge wayitera ipasi ayitera ipasi turayiterera aho tugiye ariko tuve muri ubu buzima bwo mu rugo numva mburambiwe tujye muri hoteli imana yaduhaye umugisha yadusije amavuta tugende tumare ukwezi tumeze neza twongera kwitekerezaho iminsi 25 yari ihagije rwose turye tunywe twitekerezeho ubundi tuzagaruka hano umugore nawe ati yego karibu sana mugabo wanjye ati nanjye numvaga ibintu byo kuba muri uru rugo nkeneye guhindura environnement nkagenda nkajya ahandi hantu ibi byose bishingiye ku muryango se bigeze basohoka Kigali bavuze ati turajya muri hoteli mu mujyi wa Kigali ibi byo ntibishingiye ku muryango umuryango ubwo biba byagenze gute kugira ngo abantu bafate icyo cyemezo nk'icyo ngicyo bazi ko nta bushobozi bafite bwo kwishyura ku buryo umwe noneho mwese hari abananiwe kumvikana havamo biriya tumaze kuvuga haruguru havamo gukubitwa ishoka ariko noneho hano bose banogeje umugambi wavuga ko wari mwiza ujya kuba ufite ubushobozi bwawo ariko noneho ugize ibyaha umugabo ashyigikira umugore cyangwa umugore ashyigikira umugabo Yes, ni umupasiteri bamwita Ntambara Felix uyu warazwi cyane mu itorero Zion Temple Celebration Center akaba yaranayoboye na Asaf Music International. Akaba rero atawe muri yombi akurikiranywe icyaha cyo kwaka icyo utari bwishyure n'icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Umukozi w'Imana. Pasiteri niyo titre ye. Mu mazina afite turi kuvuga pasiteri. Mu byangombwa harimo Ntambara Felix niba atarahinduye wenda ryo rya Ntambara ariko pasiteri ni izina ryo kazi akora kandi izina ryagombye kuba ari izina ry'icyubahiro ubundi mu muryango nyarwanda umuntu wagombye kuba afite iri zina yagombye koko kuba ari umuntu utanga akarorero cyangwa se utanga urugero mu muryango nyarwanda ariko noneho uyu mugabo bivugwa ko ngo ibi byaha yabishingiye ku kuba yaragiye muri hoteli akamaramo iminsi 25 nihishyure we n'umugore we uyu mugore nawe akaba akurikiranyweho ibi byaha gusa bakurikiranye adafunzwe nise bafungurwa rwose wayarumva abana niki ariko se abana burana baracyari
Jeanne Marie. aba bantu ntibagire ngo byanabaye kera Eh. ni mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubwo ni ukwezi kwa munani tariki 5 rwose umugabo yaravuze ati yewe ngomba kujya muri hoteli nkajya ndyama na saa sita nkamanuka nkajya muri resitora nkarya Yego. na breakfast bakayintegurira cyangwa bakayinzanira mu cyumba na madamu hari igihe wumva rwose mu gitondo Kubaho mu saa moya neza. ukumva umuntu aragukomanga neza n'akajwi keza akuzaniye icyayi utari kuzishyura urumva umugabo rero bamaze iminsi 25 babyuka mu gitondo bakoresha amazi ya hoteli bakoresha resitora ya hoteli n'ibindi bintu byose bya hoteli babyutse mu gitondo bati turatashye umukozi wa hoteli ati ishyura ati nishyura ati mwakoresha ibintu by'aha ngaha yego umugore ati bimeze bite umugabo kutishyura fagitire agira ngo yari ntoya kugira ngo fagitire yari ntoya turavuga iminsi 25 ariko muri iyo minsi 25 bishyuzwaga miliyoni 4,500,000 ubwo ufashe miliyoni 4,500,000 ukagabanya iminsi 25 ushobora gusanga ku munsi amafaranga bakoreshaga ari amafaranga menshi ushobora gusanga ari mu mafaranga mu bihumbi hafi 200 ukareba ukavuga uti se ni iki kintu abantu koko aya mafaranga ko ari amafaranga menshi ariko abanyarwanda tuzi gukira basi tuzi gukira bafubaga 180 ku munsi tuzi gukira 180 ku munsi 180 byishyurinza abantu benshi mu mujyi wa Kigali ukwezi rero 180 ni umushahara w'abantu benshi yego barya bakishyuramo inzu bagatega bakishyuramo na minervari z'abana kandi bakabaho ibintu byose bakenera kugira ngo umuntu abeho uyu mugabo rero izi miliyoni 4 yarazibuze yego umugore ati reka ngende kuzishaka umugabo umwe mumugumanye baramufatira umugabo baramugumana umugore ajya kuzishaka nawe agenda umuti wamerezayo yagiye harya bahamagara yagiye ushaka umuti wamerezayo nka zawe noneho ribi imaze kwinjira muri dosiye isanga usibye ibiryo no kuryama abagabo barya ntibishyure bakaryama ntibishyure bakoga ntibishyure ahubwo nibyo baje bambaye bigisha ijambo ry'Imana asanga ahubwo n'amavuta bisiga n'imyenda umugore yambara byose na madeni atarishyurwa basanga hari undi mwenda w'abantu nanone ungana n'ibihumbi 800 y'amavuta n'imyenda by'umugore hari n'andi kandi ngo basabwaga kwishyura yose hamwe amafaranga basabwa kwishyura yose basanze amadeni bafite ari miliyoni 6 akaba miliyoni 6 yego abanyarwanda tubaho kucyuka none se kuki iki ntabwo ari ikimenyetso cyo kwiyanga cyo kwiyanga kuko iyo wamaze kugira depression ayanga uko nukwikunda kuko nukwikunda gukabije si no kwikunda hano ukwiyanga kuko utangiye kujya mu buzima butari ubwawe kuze no kwiyahura ni ikimenyetso kigaragaza yuko utagikunze ubuzima urimo ubundi abantu nabo bafite ihungabana uyu mugabo rero bivugwa ko ebana amaze igihe kinini muri Zion Temple aramubwiye ati wa mugabo we turabona ibyo bintu ubamo amanyanga basanzwe bayazize ubwo dushobokanye ati vuga uvuye ahagenda tubwo usibye no kuza kwigisha no gusenga ntabwo tukwemerera ntabwo bihuye none baramuciye ntabwo akibarizwamo urabona no muntu uno si uyu muryango ubu ngubu imiryango myinshi baho gutya hako wowe kujya muri hoteli ukamara y'ukwezi nta n'urupfumuye bafite ukarya ukanywa ntangaje pe ntangaha byaruta wenda ukagenda ukajya mu nzu ubukode bukabura ukajya kuri botike ukavuga ati nta kibazo ndayashaka ariko se kujya muri hoteli aho se urajyayo ubundi kumara iki noneho uri muri hoteli ubu wakwibaza ngo imitekerereze y'abantu bitandukanye abandi Imana ishimwe wenda niba batuye ariko noneho ushobora gusanga bari muri hoteli bari kumubaza naho yari yarasize naho bari kumubaza ushobora no kuba yaragiye hariya agiye cyangwa na hariya akaba yaragiye ari gukwepa bitameze neza noneho ukajya kongera ahubwo ibibazo mu bindi ariko ibibazo kuba udafite akazi udafite amafaranga ukagenda ukicara muri hoteli nk'umuntu uri muri training cyangwa amahugurwa yishyura byibuze ngo bajye baguha uhite wishyura ukamara iminsi 25 ukoresha 180 ku munsi 180 salary y'umuntu ahembwa umutima wenda kumuvamo ibi rero ni ugasanga n'umugore wawe aragushyigikira mu oya ni umugore batabizi rwose azi ko inote zihari se azi ko inote zihari umugore wa mugani wakwemera kumuvamo muba mubiziranye Rashidi muba muziranye ariko nanone hari n'igihe iyo myenda muba mizi ko mufite ideni ni wowe uyambara kandi igihe ufite ibibazo
ufite ibibazo byinshi ugacanganyikirwa se kama mbaya cyangwa ni kwa kundi uvuga ngo ntacyo ndamira iyo ugeze kuri urwo rwego rero n'ubundi uba umeze nk'uri kujya yinjira hari n'ubuzima wabayemo nibyo nakubwiye ko ari ikimenyetso cyo kuyanga burundu kwiyakira ko bwahindutse bikanga afite depression uriya muntu byanze bikunze kuko akeneye kuganirizwa ashobora kuba muri icyo gihe byari bimeze neza muri Zayoni inote zarabonekaga nyuma byatangira kugenda nabi inote zikabura akifuza kuba muri bwa buzima ahozemo kera kandi uyu munsi nta bushobozi bugihari bwo gutuma bubamo ariko se kuki umuntu atamenya abantu rwose nidutuze tube abo turi bo ntawe uzayidusekera n'ubundi ngo ntabareshya ni umwana w'umunyarwanda ntabareshya ntabareshya rwose seribu koko ibintu ribu nayo bifite akazi pe kugenza ibyaha si kugenza ibyaha ariko urabaza gusanga ko ari ibyaha noneho bishingiye mu muryango abantu bagomba kumenya uko bagomba kubaho uyu muryango nawo nturiho turawubona yego mu miryango ibarwa mu Rwanda ariko mu bijyanye n'ibikorwa n'ibyo wagombye kuba ukora n'imbuto wagombye kuba werera umuryango nyarwanda nk'abantu bafite amazina akomeye bitwa ko hari ibyo bagezeho nka pasiteri kubera ko ibi byaha akurikiranyweho uraza gusanga wenda kiriya cyo kwaka ikintu utari bwishyure igihano ni gito yumvaga iyi hoteli hariya sese ni ingari ni umufatanyabikorwa bafitanye amasezerano y'imikoranire yigeze kuyiha isoko rikiri pasiteri ukomeye cyane akumva ko azasubirayo atarashyiramo aho yaryagayimo bimeze biti pasiteri kubera yuko icyaha akurikiranywe wenda tubabwiye ibyo bimutegereje mu gihe yahamwa nabyo kwaka icyo utari bubashe kwishyura icyo utari bubashe kwishyura ni icyaha abantu babyumve neza abantu bajya bagenda bakajya kuyisakasaka urumva gihanishwa igifungo kuva ku minsi 15 ariko itarenze amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 100 ariko bitarenze ibihumbi 200 n'imirimo y'inyungu rusange mwe muzi nka tije urumva mu gihe kitarenze iminsi 15 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano aho ngaho urumva ko byabyoroheje ariko kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iyo bihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko itarenze imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5 pasiteri rwose uramureba n'umugore aho ngaho gitonore meze neza cyane rwose ariko ukareba na hariya kera wanze haragari kiri kwigisha ari nko mwitorera ababwira ati nimuture ese mu muryango we ibibazo babushyizemo ababona baya na reputation ubundi izina bundi rishobora kuba rihenze ubwabyo kuruta n'aya mafaranga ariko noneho ukareba ugasanga ibintu ahubwo yajyanye mu bindi byaha birenze ibindi mu rugo hari ibibazo noneho ibibazo bijyanye mu byaha byaruta ukaba uri kuvuga ko ahangaha yambuye randerode ntabwo twabimenya ari randerode ni gakeya kiretse rero randerode nawe b'iki gihe ni iki ntabwo bigira muri ribu biragoye se bigira muri ribu ntabwo bigera muri ribu urumva ariko noneho muri hoteli iminsi 25 oya ufashe umunsi wa mbere nta bwishyu ufite wongeyeho wa kabiri wongeyeho wa gatatu wenda pe wari uri gukora diru z'amafaranga zirapfuye icyumweru 2 3 winjiye mu cya 4 cyo bita ubusirimu aya sinzasimuka gutyo yarabyutse mu gitondo wenda ishatse isukari na nido arayibura aravuga ati ubundi nido kandi warayinyoye wa mugane kandi nido y'i Kigali yihagazeho ya indi yari 5 muri Kigali n'ibihumbi 80 ko mu rugo bibuze wajya ku 80 navuga n'ibyo yari bavugaga ngo saleri umuntu yembwe 180 yagura nido ya 80 nayembwe 180 Kigali n'umukire wo bangaye bayahembwaza urumva ntiwagura n'iyo rido keretse guze kiretse ko bayikwandikiye nk'umuti wenda wagenda ukagura yandi ya litiro imwe ntabwo wagura kiriya gikopo cya litiro 5 umuntu rero yagombye kwishima aho yishyikira yararyamye arota yageze mu ijuru ibintu byose ari ubuntu none si yageze mu ijuru umunsi wa mbere arota iminsi 25 akirota haburaga iminsi ingahe ngo haburaga iminsi 3 ngo ibyumweru 4 pasiteri we niwe yaranyimije aya abantu bamenye kwishima aho bishyikira kandi bamenye ari bo niba hari ibyo wagezeho kera ukagira yego nyine amazi ntakiri yayandi
kwiyakira buriya nubwo binanira benshi ariko rimwe na rimwe biranafasha kugira ngo utekereze uko ushobora kuva ahubwo muri ubwo buzima ushobora kuba wisanzemo uyu munsi kuko umuntu ubuzima ni kupanda na kushuka ni ukuzamuka no kumanuka ushobora kuba warazamutse ukamanuka ariko nanoneho ibyo unyuzemo bikagutuma ahubwo uzazamuka neza ukigiramo n'amasomo atuma noneho utazongera gusubira inyuma ariko noneho usubiye inyuma noneho ahubwo ruhena hano ni nabi cyane ntose utangiye kugongana n'amategeko utangiye kujya kwambura ibiryo muri hoteli kugira ngo uzongere kujya imbere y'abantu kubigisha biba bigoye cyane reka n'itorero hano wari ugifite ubuziranenge za hano tempo wanayivamo ukajya n'ahandi n'ubundi ugakomeza ubwo bushumba ugashinga n'ibyawe nubwo ubu biragoye wenda bareba aho ujya guhakwa ariko byibuze ukabona akazi ariko niyo bigoye ntibivuze ko uyu nguyu ni umuntu wagize neza ari mu bantu bize bafite izo ntuza bazuzuza byoroshye ureke ba bandi ariko rero abantu ntiduhonoke rwose tube mu buzima nyine bwacu tuba turi bo nta mpamvu zo kuba muri fake life kandi abasitari benshi baba mu buzima nk'ubu ngubu bwo gushakisha muri Kongo hari ibinyamakuru rero byo muri Kongo bitafunguka inaha abantu barabizi n'ibyo muri Uganda birimo chipre report biba bisaba kugira ngo ukoresha manieri cyari tikre kenzi arige nabwo zanga hari gereza rero y'amakara ejo muri leta yaravuze ngo ni babiri barayinyomoza ati ni 129 ariko noneho umuryango wa Bill Clinton Foundation bavuze ati ibi bintu leta tuhamagare n'amahanga aza kora iperereza ati turabona abantu 2,000 ntago tuzi niba barapfuye baburi wirengeye baratorotse gereza ati kuko gereza hari ifite abantu 15,000 n'abantu 9 none ubu turabona ifite abantu 13,000 n'abantu 5 13,000 n'abantu 5 harabura 2,000 cy'abantu hafi 2,000 bibiri birimo ati iki bibiri n'abantu 4 ati icyo kinyuranyo cy'abo bantu bari hehe leta iravuga ko abantu bapfuye 129 ikavuga ko hari abakomeretse nabo bavuga bari muri 259 ariko leta nabwo yatangazaga ko ari imibare y'agateganyo kuva icyo gihe yitangaza ntigeze itangaza imibare ya burundu none abantu 2,000 ko ari abantu benshi Rashidi kuvuga ko nta muntu n'umwe watorotse ubu byaba bivuze yuko mu bundi buryo uvuze niba leta ivuga ko nta muntu watorotse hakaba muri gereza harimo abantu 13,000 n'abantu 5 hakaba haburimo icyuho cy'abantu 2,000 n'abantu 4 byaba bivuze yuko abantu bari mu 1,000 2,000 kora ko nyine tuvugiye kuvuga abandi leta yemera abandi leta yavuze bapfuye yego ubwo bantu baba bari kubura aba bari mu bantu mu 1,000 umuryango utari wa leta witwa Bill Clinton Foundation uti inzego mpuzamahanga wenda n'izimbere mu gihugu zize ziperereza zitubwira aho iki kinyuranyo kiri none se undi data zari zihari zigaragaza ko abantu 15 n'abantu 5 ngo rero Kongo iragwa mu ihurizo rikomeye ryo gusobanura aho abantu bari iraza kurangira yemeye yuko se bose bakubise urusoro ahubwo si kibazo iyi muryango wa Bill Clinton Foundation wo bagiye gukora iperereza no kubarura abantu muri gereza gute ahubwo se wayihawe uburenganzira kibazo si ukujyayo kuko ushobora ugiye ukabyemererwa ikibazo ntago nagiha nakibara ko wagiye gukora iryo perereza kuko ushobora gusanga mu byo ashinzwe wenda harimo n'ubuvugizi cyangwa no kureba uburenganzira bwa muntu ko bwubahirizwa n'iki n'ubundi nibyo babashinzwe uburenganzira bwa muntu hari ibihugu utamenya ukuntu biba bimeze nandi ndi kukubwira hano ni gute uyu muntu umwemerera kwinjira muri gereza ngo gukora iperereza oya ni ngombwa kumwemerera se ya miryango ifite ukuntu kwayikora ntabwo ujya amaraporo amakuru nyine ifite ukuntu kwayikora abantu bayiha amakuru nyine mu ibanga ahubwo ikibazo ni authenticité kwemerwa kw'iyi mibare nyine kuko na leta nayo mbere yavugaga ko gereza no muri 15,000 nubwo yubakiwe abantu 5,000 yego harimo rwose abantu barenze bakagombye kuba barimo imibare yatangajwe n'uyu muryango ivuga ngo ubu ngubu babaruye basanga harimo abantu 13,000 abandi bari kugeza uno munsi nibyo twavugaga nta kintu Tshisekedi aratangaza kuri izi mpfu abantu 129 ni benshi kuko byabereye muri iriya gereza nagahuma munwa kandi bavuga ko kimwe cya kabiri cy'abagore barimo barahohotewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo n'umugore wavuze ko yafashwe n'abagabo 10 ari umwe ibaza abantu ubuse barahumeka kandi nta butabera bundi azabona ntazi ngo ni bande Rwanda arabivuga pe noneho urumva iriya ngo ifatwa n'ubundi nka gereza mbi cyane hari umunyamakuru muri Kongo ujya utanga ubuhamya nawe yayifungiwemo igihe kirekire
Stanislas Bujakera yego ariko none nawe wazanye amakuru muri iriya gereza uburyo barya uburyo baryama leta ni gereza utakwifuriza iwawe kujyamo. leta irabihakana haza n'abandi bantu bari pro guverinoma bashyigikiye leta bati ibyo yavuze yabeshye ariko amashusho n'amavideo ejo bundi batoroka iriya kurasa kubaho abantu bashaka gutoroka byaragaragaye ko muri Kongo nanone ibijyanye n'uburinzi bijyanye n'iki hari umuntu watorotse se nawe navuga ko nta watorotse ariko bari kubura ikintu cyanabaye abantu bakwiye kumenya ntabwo ari abantu baturutse hanze ngo baze gutorokesha abantu b'imfungwa oya ni imfungwa z'ubwazo ziyoruganije zishaka gusohoka muri gereza kuko si ubwa mbere zari zigerageje gutoroka izari zifungiyemo 2017 zo zaratorotse 4,000 muri zo birazihira zo ziragenda ariko uyu mwaka bwo basanze amazi atari yayandi bamishemo urufaya rw'amasasu niyo mpamvu iyo mibare itangazwa ariyo leta ya Kongo yemera ariko haracyarimo icyuho n'ibijyanye n'imikorere ubona amakuru uburyo atangwa bamwe batangaya abandi batanga kandi ari leta n'ubundi iriya gereza leta ikwiye kugira ibyo itangaza kuko byagaragara ko ifungiyemo abantu 4,000 b'abasirikare leta rero niba yakuyemo abasirikare byashoboka ko yaba yabakuyemo ikabajyana ahandi cyangwa ikagira izindi mfungo ikuramo yagakwiye gutanga umucyo kuko iyi ni inkuru ibikwiye guca igikuba kumva ko hari imibare itagaragara y'abantu hafi kandi iyi nkuru iyo hatarazi indi yivuguruza itanga amakuru anyuranye n'aya ikomeza gufatwa nk'ukuri mu bayumva. Tukiri muri Kongo rero mbere yuko tujya ku ihura rya Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye Evariste w'u Burundi hari inkuru ivuga ko mu cyumweru gishize habaye inama ya Afurika n'Ubushinwa na Indonesia harya ntiyari yabanje mbere na Indonesia yarabanje Ubushinwa bwemerera ibihugu bya Afurika miliyari 50 z'amadolari muri imyaka 3 yes Nduhungirehe Olivier Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yasobanuye ko Ubushinwa buzafasha u Rwanda yego mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'izindi mvugo z'urwango kuko izo miliyoni 50 harimo izatangwa nk'inkunga cyangwa investment ishoramari zitangwe nka izindi zigatangwa nk'ideni izindi zigatangwa nk'ideni yego rizishyurwa ari nacyo gice kinini kirimo ndetse abanyafurika benshi bari banagiyeyo biteze ko bagomba gukurayo ko Ubushinwa buri bubasonera ideni barufitiye yego ariko ntibyakunda gusa Perezida Xi Jinping yemera ko bazabaha izi miliyari 50 yaranongereye kuko bushize muri Senegal yari yemeye 40 yego zatanzwe kuko iyi ni inama iba kuva mu mwaka wa 2000 iba buri myaka 3 rimwe ikabera muri Afurika mu gihugu kimwe cya Afurika ubundi ikabera muri Aziya mu gihugu cy'Ubushinwa urebye rero ku Rwanda Ubushinwa 40% oya kimwe cya gatatu cya export cy'ibicuruzwa biva muri Afurika byoherezwa mu mahanga kijya mu Bushinwa. Ubushinwa ni igihugu kimwe, ni igihugu gifite n'abaturage benshi ugereranyije n'abaturage batuye isi kuko kiri muri miliyari 1 na miliyoni 400 ariko ntabwo ari cyo cyambere Ubuhinde bwaragisize kuko no gutangira ry'iyi nama Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye abayobozi ba Afurika bati mujya mwibuka ko ariko tugize kimwe cya gatatu cy'abantu bose batuye isi ati tudafite iterambere ati kuko nitwe benshi ku isi ati iryo terambere rero ku isi nta ryaba rihari. Yego miliyari 1 na miliyoni 419 amagingo aya ubona ko n'abaturage benshi muri miliyari 8 zituye isi. Ibyo bintu rero byoherezwa hanze ahanini byoherezwa mu Bushinwa ahanini bishingiye kuri peteroli yego n'amabuye y'agaciro byose biva muri Afurika hose kimwe cya gatatu cyoherezwa mu Bushinwa mu gihugu kimwe cy'Ubushinwa. Abantu rero bakwiye kumva uburemere bw'icyo kintu bakumva ko buriya n'Ubushinwa uteranyije ibihugu byose biri ku mugabane w'Uburayi biri ku mugabane w'Uburayi ubukungu bwabyo Ubushinwa buruta ubukungu bw'ibyo bihugu byose ufasha Ubudage Ubwongereza ntabwo Union Européenne ibihugu biri muri Union Européenne kongeraho n'Ubwongereza yego nayo mpamvu buriya ntambara ya Ukraine nayo buriya ntabwo bari intambara ziba ziri aho ngaho ni intambara y'ibihugu kuko buri Amerika ibireba mu partenaire wabo ukomeye ninde tumuca intege gute oya ni Uburayi kandi Uburayi hari undi muntu uri kuzamuka uburusha power uburusha ubukungu kandi ubukungu amafaranga
niyo ayobora burya ntihazagire ikindi kizana ibindi bihugu rero bya Afurika byose byariyo usibye igihugu bita Eswatini umwami yari ari kurongora ashatse umugore wa 16. umwami Muswati impamvu atagiyeyo nicyo gihugu cyonyine ku mugabane wa Afurika cyemera kiriya gihugu cy'ubwami se. oya hari igihugu cy'Ubushinwa buhora buhanganiye na Amerika. Taiwan. Eswatini iracyemera nk'igihugu. Iyo ni igihugu cyanyine cya Afurika kicyemera nk'igihugu. Rero n'u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byose byarongeye byicara imbere y'Ubushinwa birasinya. Biti twemeye ko twa duhugu twose twa Hong Kong utwo twa Taiwan ari intara z'Ubushinwa. Nta kifaranga ritagukoresha. Ibihugu byose bya Afurika usibye Eswatini itari yagiyeyo byaricaye. Mu bihugu 54 by'umugabane wa Afurika 53 byaravivuye biti kara ka Taiwan no mu gitondo byuko gafate turagushyigikiye nibijya mu nama ya Amerika cyo bita One China policy nibijya mu nama ya Amerika tise ko twebwe natwe dushyigikiye ko Taiwan Hong Kong n'iki byigenga bwo bazatora iki oya cyubwo kiretse Taiwan yari yibahamagaye ikavuga ati natwe turabaha amafaranga kuko nayo itanga menshi buriya ariko ntabwo iragerageza gukonvinsinga ibihugu usanga uduhugu dutoya two mu nyanja nitwo twemera Taiwan nk'igihugu yego muri inama rero nyuma yaho abaperezida kuko Tshisekedi yagiyeyo mbere yari inama yego ya 9 yagiyeyo mbere yaragenda abandi baranahurana mbere yabo bamuzengurutsa za Beijing na za Ntuza yatembera asagira ngo muri one arebe ko Perezida Xi Jinping yahuye n'abantu benshi na Perezida Kagame barahuye baraganira haro bagiye bahura ku giti cyabo gusa ariko ukurikije nyine u Rwanda rwo mu byo rwohereza mu Bushinwa nta urebye no mu mafaranga menshi Ubushinwa butanga mu bihugu bya Afurika aracyari make ku Rwanda ntabwo u Rwanda ruri mu bihugu byifata inkunga nyinshi turutse mu Bushinwa gusa ariko abanyarwanda barabizi abanyarwanda benshi babona scholarship cyangwa se buruse zo kujya kwiga mu Bushinwa u Rwanda n'Ubushinwa bafitanye ibitaro bya Masaka yego bifite akamaro cyane bakagira n'ahandi hantu bafasha mu bitaro bya Kibungo buri habamo aba specialiste b'Abashinwa bishyurwa n'Ubushinwa banabiswaho n'Ubushinwa company zijyanye mu bikorwa by'ubwubatsi nazo zifasha business deal kazi ubwo rero nyuma y'iyo nama umuryango hari igipolisi cyitwa IAPCO igipolisi cy'umuryango wa East Africa yego baravuga ati rero ibihugu biri muri uwo muryango ati n'ibindi bihugu nka za Eritrea byose na za Ethiopia ziri mu muryango wa biri mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika yego ati baza bakicara bagasinyira amasezerano na leta y'Ubushinwa bagafatanya mu bintu byo gucunga umutekano n'ibindi bahuriramo yego Ubushinwa Kongo rero ricara avuga ati se aha hantu twicaye sagatego ati harimo ikindi gihugu twumva ibintu kimwe ku Rwanda rwaduteye bati ntacyo bati rero mu gihe ibihugu bitaravuga ko u Rwanda rwaduteye ngo rwamagane aya masezerano ntabwo tuyashyigikiye natwe Kongo iza muri East Africa abantu benshi twayibonaga nk'amahirwe ariko byaje kuba masigara cyicaro wowe ntushinga umurwayi yagiye kwegereza n'umurwayi ariko urebye mu buryo bundi butari intambara n'iki wabonaga Kongo iramutse ije wenda bitewe n'ibyo ifite habaye hari stabilité politique nta n'intambara ihari wabonaga ko ari cyo byafasha bino bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bari gutegereza iyo ntambara ikabanza ikarangira ariko rero noneho ahubwo byarushijeho kuzamba ukabona yuko n'ubundi bikigoye kugira ngo intambara izarangire vuba noneho n'ibingibi bindi bihari byagagombye gutuma n'ibihugu bikorana mu zindi nyungu zindi bakagira zimwe muhuriramo mukora ariko izindi mukazigomwa ariko ubona yuko hari aho Kongo igerega iti ifunga imiryango burundu ati ndakubonye noneho bikagira n'ingaruka ku bindi bihugu binyamuryango byo muri Afurika y'Iburasirazuba rero yanze kuyasinya rwose Kongo witwa Jacques Shabani uyu nguyu yaravuze ati ibi bintu byo kuba ibihugu nk'u Burundi Tanzania Kenya turaje tubigarukeho ati ibihugu za Somalia South Sudan biticara ngo bidenunce u Rwanda ntabwo ibi bintu tuzabyemera ateye amasezerano rero twebwe ntayo Uganda y'ubundi Kongo n'igishyira mu majwi rimwe na rimwe ukibaza rero ni nduhumba hari aho Kongo kuko harahonga ibihugu nyamuryango oya harahomba Kongo niko bindi byabisinye iyo yari yifashe yanze kujyamo kandi n'ubundi amasezerano azakorwa kandi n'ubundi ishobora kuzasanga biri kuyigeraho mu buryo uri indirect bigeraho guteza
umutekano n'ubundi niba ari uguhugura abapolisi bawe cyangwa kubaha ibikoresho bikorerwa mu Bushinwa nk'imyambaro, imbunda, ibindi bikoresho byose polisi ikenera, urumva kubera ko Kongo itarayasinye ntabwo aba yareba ayo masezerano. Nubwo nabonye abanyarumani bavuga ngo gutoza ingabo za Kongo ngo biragoye kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera ko ari ingabo nyine ubona uburyo kizibaho n'iki. Gusa nubwo Kongo yanze gusinya n'amasezerano ajyanye n'igipolisi, aya gisirikare yo bagiranye amasezerano n'Ubushinwa nk'ibihugu bibiri ubwayo ku ruhande, Ubushinwa na Kongo mu gutoza abasirikare no kubaha ibikoresho. Ari nayo mpamvu Tshisekedi yari yagiyeyo mbere, kuko yagiyeyo mbere y'abandi baperezida bose bamusanze yamaze nk'iminsi 3. Kumuzi nka Perezida Kagame yari ari mu yindi nama muri Indonesia, avayo ahita yerekeza mu Bushinwa. Iyo minsi rero abandi bamaze muri Indonesia, we yayimaze ari i Beijing. Yego. Ubushinwa se ubona buriya nubwo ubukungu bugenda bukura n'iki bwazakura bugafata isi nayo bukayidomina. Ubushinwa biragoye, cyaragoye. Kubera iki? Kubera yuko urasanga nyine Amerika nanone itikereye ibindi bintu by'intambara byo gushaka amafaranga cyangwa guca intege ibyo bihugu bindi, kandi izo ntambara ziba zigenamo amafaranga n'iki. Ubushinwa buhijyamo? Buyijyamo ariko bujya gushyira ku ruhande ndetse bugashyirwaho n'ambarego z'ibyinjirwaga muri Amerika n'iki, kandi n'isoko naho rikomeye n'iki, ubona ko ariko ukurikije uko bwagiye bukura birashoboka yuko bushobora no kwigarura nk'umugabane wa Afurika. Kandi umugabane wa Afurika nawo ni isoko, mu Afurika ifite abaturage nabo benshi barenga miliyari, mu gihe rero igenda noneho inatanga inyungu nyinshi z'umurengera kugira ngo abantu babone abo bafatanyabikorwa, byanashoboka nk'uko ibyo uvuga nabyo hari igihe byazagera igasa nk'aho yigaranzuye Amerika. Ubushinwa ni ubungubu nicyo gihugu giha ibihugu byinshi bya Afurika inguzanyo yishyurwa ku nyungu nto, ariko nka banki y'isi igira inama ibihugu bya Afurika. Abantu barabizi ko banki y'isi na FMI n'ubundi ni ibigo byashinzwe na Amerika. Bose biri mu nyungu za Afurika, biriya bigo by'ubundi, cyangwa biri mu nyungu za wabitumye. Ubwo rero ibyo bigo bigira inama ibihugu bya Afurika kutagwa mu mutego w'Ubushinwa, w'inguzanyo z'Ubushinwa, bati kuko n'ubundi abantu bavuga ko abasesenguzi mu bya politiki n'ubukungu bati Ubushinwa bwo bushaka kwigarurira Afurika bukoresheje inguzanyo ntoya. Bati abandi bigarurira Afurika bakoresheje ubukoroni, atari ko yo yahinduye isura izana icyitwa amafaranga. Kuko rero nari nkubajije cyuko Ubushinwa bufite ubukungu buri hejuru cyane, kuko nko mu nama ziheruka iby'Ubushinwa bwemera burabikora, usibye COVID-19 yaje kujyamo ibintu byo gukora imihanda n'iki birahagarara. Hari ibihugu nka Zambia, Ethiopia na Kenya, ni ibihugu abantu bifashwe ku gakano n'Ubushinwa kubera ideni bafitiye. Nyine uruvanga ibihugu bya Afurika nabyo biba bigomba kwiga bikareba uwo mutego, nabyo bakareba iryo deni bafasabye koko rizababyarira ihe nyungu, kuko ibihugu bya Afurika kenshi naho amadeni dufata tuyakoresha nabi, akajya mu mifuka ya bamwe ntajye mu mifuka y'ibyo agomba gukora. Niba ari ugukora umuhanda koko wa miliyari, iyo miliyari koko yose yagiye mu muhanda, cyangwa hagiyemo miliyoni 600 400 ziragenda. Kuko rero Ubushinwa bwakwigarura isi ku bukungu, Ubushinwa bufite ubukungu bukomeye cyane pe, amafaranga menshi cyane. Ikindi zira miliyari 50 z'amadolari nubwo bazazitanga, ariko bazajya igihugu kizajya mu mayuwani, mu mafaranga y'Amashinwa. Urumva noneho twaririraga mu madolari, noneho bizi umuvuno nk'uwaba abanyamerika bahanganye. Kuvunjisha mu madolari ugaruka iwawe nuko uko bizagenda. Urwo nyungu ziri muri stili zigiye gutangira kujya mu Bushinwa tutarayakira. Niba abantu bizi iby'ubukungu bagomba kuzadusobanurira aziko buriya ingaruka nibwo zigiye gutangira ahubwo. Idolari rimwe rivunja 7,000 by'amayuwani. Uziko ari inshuro 70 ingahe? 2,000. Idolari rimwe riri mu 330. Ku buryo se ugiye kuvuga ngo iri Nyarwanda riri hejuru y'iriwani? Oya, iriwani urumva nujya kugira mu mariwani noneho uraza gusanga amafaranga izajya bigera mu Rwanda noneho n'ubundi usange ni 7,000 birenga. Ariko washyira ariko none idolari rimwe rikavunja 3 cy'amanyarwanda, ariko iriwani kuri Nyarwanda iriwani rikaba hejuru y'iri Nyarwanda, kuko iriwani ni 160 ari kwivunisha ryo mu Rwanda. Yego, nicyo rero twavugaga kuko Ubushinwa bwafata isi biragoye, kuko Ubushinwa urebye kuntu buteye ni igihugu nanone kitari yaroka, mu kuvuga kitari nyine abantu kikora ibintu byacyo gituje, abantu badashamadukira kuvuga ngo
najyayo nagira gute iyo urebye Amerika ukareba Uburayi ku ruhande hari ibihugu burande niyo ushaka kuvuga ubwo ngubwo burande y'ibyo bihugu byamaze wajya kubaka ku muco ugasanga nanone kugira isi iyoboke umuco w'Abashinwa nk'uko bayobotse umuco wa Amerika utabaho w'Amerika kandi uri mu cyuka ariko nibo abantu bayobotse amapoketi nuko woroshye indirimbo filime kutwica gusa tukabareka kuba turi wajya no ku rurimi nabwo ugasanga Ubushinwa izo ngizo byayibera imbogamizi ikomeye cyane ariko wareba uburyo ubukungu bwabyo bwakuze kugeza kuri uno munsi na Amerika barayiguriza tuvuga ya mbere bufatwa nk'ubwa kabiri ku isi mu bukungu hari n'abandi basesengura bavuga ko bushobora kuba ari ubwa mbere ariko izi za Banki Mondiale yego na za FMI bikaba bitabitangaza kuko itegeko ry'isitati ishyiraho biriya bigo ivuga ko biriya bigo bigomba kugengwa n'igihugu gifite ubukungu bwa mbere ku isi ubu biba muri Amerika urumva rero hari amategeko ashyiraho kugira ngo akumwire n'abandi n'inzira bazigenda bazifunga ariko ubwo ngubwo nk'uko Jinping ajya bivuga ko nta muntu ugomba kuba umuyobozi w'isi hari igihe nabo bazajya bagenda mbiri ibi bindi bibazo abanyafurika bagiraga ku Bushinwa n'uburyo bw'imirimo bataya Bushinwa n'ubundi mirimo usanga aribo bayikorera iyo baguhaye amafaranga baragaruka kuyatwara icyo kibazo bagiranaga cyane na Afurika y'Epfo ariko bemeranyije ko banasinya amasezerano na Afurika y'Epfo ko bazagifasha ahubwo kujya barema imirimo mishya buri mwaka yego ngira ngo ku Bushinwa se buriya si ibyo ngibyo usibye iyi nama yahurijeyo Perezida Tshisekedi Faci na Nkurunziza yego ndayishimiye Nkurunziza ni nyakwigendera bahuriye muri iyi nama ya 9 rihuza Afurika n'Ubushinwa bagiye ku ruhande rwose mu cyumba bariganirira bati turebe uko bihagaze kizangabo wampaye zawe bimeze bite umusaruro uri gutangwa twakora iki ibyo rero ni ibiganiro bagiranye bibese abanyekongo bati rero kuva Perezida Kagame nawe yahuriye hariya akaganira na Ruto wa Kenya nabo bigaragara ko ari inshuti bagahurira kuba abanzi bacu ati natwe twagombaga kwereka ko natwe duhari natwe tugakora inama nabo barinjirira ibi bantu nuzi nibyo baganiriye muri rusange ni iki ariko kuba baganiriye ni ikibazo oya bose cyo baganira n'umutekano ari ingingo ibitagomba kuba mu biganiro byabo umutekano mu karere ubutwererane ibyo rero iyo bamwe babiganiriye ku ruhande rumwe n'abandi baba bakwiye kubiganira ibi rero abanyekongo bati twagomba kuganira na Ndayishimiye ati kuko agiye kumara imyaka 2 rwose adufasha aratwoherereje ingabo zidufasha kurwana n'inyeshyamba za M23 yego gusa ibyo baganiriye ari Burundi ari Kongo nta nagihugu kimwe kirabitangaza gusa mu minsi yashize hari amakuru avuga ko nabo mu utari mwiza hagati yabo kuko Perezida Tshisekedi avuga ati ko nkwishyura amafaranga y'abasirikare uzana ariko nkaba mbona nta musaruro nta hantu bafata ntabwo bashabutse rwose amafaranga banza ari ukwirira gusa kandi amafaranga n'ubundi bavuga ko ahabwa n'ubundi Evaristo Perezida bari igihugu yego Perezida bari igihugu mu Rwanda haba itegeko Perezida bari igihugu yari Perezida w'igihugu abahagarariye igihugu yego Perezida w'igihugu abahagarariye igihugu kumushinja rero ngo niwe bayahaye yabwo bayahaye igihugu reka dutegereze muri kuno kwezi n'ubundi nibwo tubibutsa ko ingabo ziri muri Kongo ingabo z'abarundi ziri muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo nizo zonyene rwose zo na amasezerano ibihugu byombi ntabwo biciye mu muryango w'abibumbye cyangwa se w'akarere yego tukiri mu by'intambara mwabonye itangazo rya AFC rivuga ko nyine muri teritwari ya Masisi abafatanyabikorwa ba leta ya Kongo n'igisirikare cyabo barenze ku masezerano y'agahenge batera abaturage bati rero turarwana ku baturage kuba bayarengaho urumva sari inkuru si bayarenzeho kuva yatangira kubahirizwa mu minsi yose ishize kuba leta yarengaho ni inkuru kuba leta yarayasinye leta yarayasinye ariko noneho ku itariki enye nibwo yagombaga kubahirizwa z'ukwa 8 uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwa 9 ashize ukwezi n'iminsi 5 ntago uyu munsi aribwo apfuye honyine ahubwo noneho ukibaza ninde ugomba kubazwa mu gihe amasezerano atubahirizwe ninde ugomba gukora follow up yes muri iki cyumweru dutangiye abaminisitiri b'ibihugu byombi barahura
tubibutsa ko mu minsi yashize ndetse n'inzego z'ubutasi z'ibihugu byombi zahuriye i Rubavu, ntabwo zahuriye Rwanda nk'uko twari twabivuze, ahubwo zahuriye i Rubavu, ziraganira zishyiraho uburyo bwo kujya kugenzura ku Gahenge no kujya kureba uko basesa bashwanyaguza barimbura burundu umutwe wa FDLR. Ubwo rero mukwezi tukareba ibizavugirwa muri iyo nama ishobora guterana muri iki cyumweru. Gusa naho kuba Gahenge gukarishwe niba karishwe rimwe kabiri gatatu nose tukareka komeze kishwe nyine ko ninde ugomba gukora follow up ubundi kuko urumva ni iriya mechanism nyine bembeje igomba kujyaho ihuriweho n'ibihugu byombi. Urumva rero nayo rarangaye kuko ubu kuva icyo gihe Gahenge karishwe nta tangazo ryasohora ko uruhande runuru rwisha Gahenge, ukwezi kurashize turavuga inkuru buri munsi. Ntabwo urumva ikibazo ntabwo ari nta n'ingesi n'abafatanyabikorwa ba leta nizabaza rendo na niriya mitwe yose baba bafatanyije baba bisha Gahenge, ariko nyine ni abantu n'ubundi bakorana na leta bari ku ruhande rwa leta kuko bose baba barwanye mu 23. Urumva mu 23 niyo yatewe. Gusa icyo abantu bibaza bati niyo mu 23 itaka gute ngo Gahenge kangijwe itarigeze igasinya itarigeze ikemeza. Niyo mpamvu nayo mubwiye ati kuva ari leta yakishe yo ikibazo, ariko mu 23 yo ntiyigeze igasinya. Yo no mu magambo yavuze ko bitayireba itakazi rwose. Tukiri makuru y'intambara, hari intambara ishobora kwaguka muri Afrika, ishobora kwaduka muri Afrika, ni intambara ihembe rya Afrika. Ariko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ati umuntu ushaka kudutera abo wa hafi abo wa kure abo wa kure yitegura Egypt, atabanza bitekerezaho inshuro 10 ati kuko twebwe turahana iyo twiteje. Harya we sindwanye byahamye umusirikare y'ungoyo mu gihe kirenga imyaka 30 ari umusirikare rwose. Uyu rero yabivuze mu ijambo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu, ariko abivuze nyuma y'uko igihugu cya Egypt kimaze kohereza ibikoresho bya gisirikare bwa mbere mu myaka 40 muri Somalia, kandi Egypt ikaba ifitanye ikibazo na Ethiopia gituruka ku rugomero rwa Nile, ku ruzi rwa Nile, aho yubatse dam ishobora gukoresha amazi menshi y'uruzi rwa Nile. Hanyuma ajya mu Misiri akaba makeya kubera ko zaba muri Ethiopia zaba yagiye mu rwo rugomero. Kandi ariko Ethiopia yagaragaje ko nta ntuza ko ari ukwikunda kwa Misiri, ukwikunda kwa Misiri n'ubundi ntacyo bizagera n'ubundi urwo rugomero ukibaza n'ubundi aya mazi ya Nile agirira akamaro ibihugu bindi aho akomoka usanga ntacyo bibabwiye n'iki niba uko hari menshi, ariko aho atari birwa bayarwanira bakwemera gashora intambara ku gihugu. Ikibazo cyo gutekereza Ethiopia kandi ikongera ikagirana ikibazo n'igihugu bita Somalia. Hashize imyaka 30 hari nta kitiki nanjye nimvuga ngo ni igihugu, ubwo ndabanyumuye kuri Somalia. Nimvuga Somaliland se nimvuga ngo ni intara, nanone abanyasomaliland nabo zira bari ikibazo. Hari agace rero kitwa Somaliland kashinga imyaka 30 kariyumuye kuri Somalia, ariko Somalia iti ibyo byo kwiyomora uvuga ntabwo twe tubyemera, kagengwa na Somalia, ariko koko nubundi ntwigafite ububasha kugeza amagengo ati byo kuvuga ngo wowe uri igihugu ntabwo uri igihugu, wowe intara yacu. Mu minsi mu ntangiriro z'uyu mwaka rero Ethiopia yaravuze ati turi igihugu natwe tumeze nk'u Rwanda ntidukora ku nyanja. Yego ati byiza ariko hari akantu kitwa Somaliland kadafite ubushobozi, twagirana amasezerano nako tukagashyigikira uburyo gakora ku nyanja kakatubera ikiraro, kakatworohereza cyane kuruta uko ibindi bihugu byatworohereza, kuko ari niko ugafatiranye ukakemera kugatera inkunga yo kwiyomora kuri kuba kakwigenga nubwo bigoye, ariko urumva ugafatiranye ushobora gukabikamo ideni ry'imyaka nk'ijana ugafasha nako kakakuberera ikiraro cyo kuba kagira ibyo kaguha. Basenyeye rero amasezerano Ethiopia na Somaliland yo kwiyemerera kuba yagera ku nyanja, aho gakoze ku nyanja na Ethiopia ikaba yahungukira. Bakimara gusinyira amasezerano Somalia yarayamaganye. Somalia kimara kuyamagana rero nanjye mfite umwanzi wawe Misiri. Muri Somalia murabizi ko Al-Shabaab yayiyogoje maze imyaka isaga 20. Mu basirikare bari yo barwanya Al-Shabaab mu muryango wa Afrika yunze ubumwe harimo n'abanye-Ethiopia. Ejo bundi rero Somalia iricara iti abantu b'abanye-Ethiopia mutahe muve hano. Ntabwo bari bataha ariko bagiye gutaha. Misiri iti mubabwire batahe turete tubaha abandi basirikare 5,000 bo kubasimbura. Unuvuga ngo rero intambara iri gututumba. Abasirikare 5,000 Misiri iri kwitegura kuboherezayo bakajya mu butumwa bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, harimo n'abagande n'abarundi murabizi. Yego. Noneho Misiri kabwira Somalia ati nta nubwo tuguhereza abo ngabo 5,000 gusa mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, ati turaguha n'abandi bantu 5,000 noneho batutaya twihembera bagufashe kurwanya Al-Shabaab banadukorera akazi mu guhungabanya umutekano. Ethiopia rero Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ati iyo migambi murimo turayizi, atari kumese mubare
mutekereze abajya babwira ngo ubanze ukarage ururimi rwawe inshuro 7 aba yababwiye ngo batekereze inshuro 10 ni umuburoro ariko nta wifuza intambara n'ubundi muri Afurika. harya perezida Sisi wa Ethiopia yasimbuye nde ku butegetsi? Imbere yaho gatoya Perezida Sisi wa Egypt yasimbuye nde? Yasimbuye Mohamed Morsi. Mohamed Morsi aze gukora inama y'umutekano, ntabwo mbizi niba byari byapanzwe ariko ntibyabayeho. Igihe Ethiopia yapanga kubaka rwa rugomero, akora inama y'umutekano ariko televiziyo y'igihugu iyicisheho live. Wero n'umunama w'umutekano avuga ati Ethiopia tugomba kuyitera, turi mu gambi ntabwo ugomba kugira. Yarazi ngo ni inama iri kubera mu ibanga abivugira aho ngaho. Ngo rero nagabona koko ntago baba bakominekse na protocole n'iki ntago cyane kwakunda umuntu akora mistake. Politiki yo ku rwego rwo hejuru nabo bakora amakosa bibe. Ntago wamenya niba ntago biri kuri live cyangwa ari pre-recorded. Oye, ibintu bya politiki bifata mu buryo bwa politiki. Shobora kuba yaratanga n'ubwo butumwa ku bushake. Ariko kugira ngo bagabanye ko atabishaka kajya ari iki kavuga ati ni ibintu byabaye terwa n'usohora message kugira ngo barebe ko Ethiopia irabitekerezaho iki, bumve reaction yayo. Kuko Egypt ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika, ni nacyo gihugu nyuma ya Israel kibona inkunga ikomeye ya gisirikare, inkunga nini ya Amerika mu gisirikare. Kidakunda no kwishora mu ntambara. Buriya ni gikunda kuzishoramo. aba barabo bakunda kurwana iyi ntambara, usibye bari abo muri Ntuza bo muri Aziya, abari muri Afurika ari ntambara bumva barwana. Mbere uko dusoza reka tubanze muri Tanzania. Hari umugabo bita Mohamed Ali Kibao. Yego, uyu nguyu yari mu bunyamabanga bw'ishyaka rya Chadema, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, n'ishyaka riri ku butegetsi CCM Chama cha Mapinduzi. Yikomokera rero ahantu bita Tanga mu cyaro. Avuga ati kanifatire tagisi, imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange muri gare, nigendere mu cyaro njye gusura ababyeyi, mbabwira bya Dar es Salaam uko bimeze, nanjye ndebe uko mu cyaro bimeze. Yagezeyo se? Ntabwo yagezeyo, bari mu nzira hagati, imodoka ebyiri zitambitse tagisi yararimo, imwe inyuma indi imbere. Abantu bari bipfutse mu maso bayinjira muri tagisi, ati tushaka, ati ntihagire umuntu w'umusohoka, abashoferi haba abantu bicaye ntihagire umuntu w'umusohoka, bose baricara. Baragenda baterura ingwi Mohamed Ali Kibao baramusohora, babwira shoferi ati urugendo rwiza, mwikomereza urugendo nta kibazo, mugere Tanga amahoro rwose nta kindi. Hari mu kwezi kwa gatandatu rero, ubu turi mu kwezi kwa 9. Kuva icyo gihe uyu mugabo bigiye kugaragara kuva icyo gihe, ejo bundi bagiye kubona umurambo we waje kuboneka mu gace ka bigaragara ko bawukoreye mu majyaruguru ya Dar es Salaam, bigaragara ko bawukoreye yicarubozo, bigaragara ko mu maso he mu buranga bwe babi basutsemo acide. Inkuru rero yageze mu bategetsi hariya muri Tanzania, igikuba kiracika. Perezida Samia Suluhu arandika ati polisi, igisirikare n'izindi nzego z'iperereza muri iki gihugu dosiye y'urupfu rw'uyu mugabo ndayishaka hano ku meza uko byagenze. Mu minsi ishize bwo Chadema ntiyavugaga ko irambiwe inyuruzwa n'inyerezwa n'ishimutwa ry'abantu kandi byinshi bikorerwa mu mujyi wa Dar es Salaam no mu yindi mijyi, kandi bigakorerwa abayoboke b'ishyaka. None umwe mu bayobozi baryo abonetse yarapfuye ahubwo kera mu kwezi kwa gatandatu nibwo yabuze. Turi mu kwa 9 kandi Tanzania ifite imirwa nako imijyi myinshi ikomeye. Urebye Dar es Salaam mu kareba za Dodoma batavuga rumwe n'umutegetsi bapfuye, za Mwanza, iyo bapfuye gutya. Usibye ko aho biba bigoraniye umuntu utavuga rumwe n'umutegetsi abuze, atari leta yamutwaye yabigizemo uruhare, ubu ni kiramo imbaraga mu kumushaka. Nose igihe bimenyekaniye nabwo ko harimo retari, kurimo na retari gute mu kwa gatandatu nyine ariko ubwo si intege nyine n'ubundi zihari bamwishe ejo bundi. Urumva rero kuko urumva ntabwo umuntu bamwica mu kwa gatandatu ngo uze kubona umurambo w'ubungubu kandi ukiri muzima, fresh. Ntabwo biba byoroshye rero bisaba kwiyemeza. Ubundi rero ibi bintu byari bimenyereye kuri leta ya Magufuli muri 2015 kugera 2021. Samia Suluhu waje ati ibintu bishobora kuba, yari vice president yakomeje mu kirenge cya Sebuja situkwamba nkuru. Yego, oya kuva Samia Suluhu agarutse amategeko yarayoroheje n'ibintu byo kwikanyiza arabigira. Ubundi Tanzania politiki yayo ni kwimeze. Yego, politiki ya Tanzania uyu mwaka haza ukubita akazu kuri manda, ubutagasimburwa n'ugabanya takaza no vuga ati ibintu warabyishe kanongere kirimo rumwe. Tavuga rumwe ntago borohewe. Mu cyumweru gishize muri Uganda so twavuze se nanone Robert Cyahuranye bamurashe umurundi, leta yarabihakaye avuga ngo habaye gushyamirana
baragwa n'iki ariko ubona ko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu bya Afurika ntabwo barwanisha barwanisha amagambo ariko abandi bo bafite abo bahanganye nabo barwanisha n'izindi mbaraga. Kurwana na leta ntabwo biba byoroshye muri Afurika. Oya no ku isi yose leta nakubwiye leta igira ibihano bisaba kwiyemeza rero. Bisaba kwiyemeza. Kadushimira abantu dusoreze hangaha muri Tanzania. Yego. Ejo tuzahura nyuma match y'Amavubi. Yego, ko twizere ko abanyarwanda bazajya kwishyigikira ari benshi. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu. Ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe.